Mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma, abanyeshuri babiri bakekwaho gukubita no gukomeretsa umurezi batawe muri yombi. Nkuko ubibona imbere yawe turi mu karere ka Ngoma. Iyo foto ni y'abanyeshuri bakubise umurezi wabo ndetse bambaye ipingu. Ibi ngibi byabiri mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukira mu gace ka Kibatsi, ahazwi nka Nyarubaga, aho havugwa ko abanyeshuri babiri bo mu kigo cya IAV Gitwe bakekwaho gukubita no gukomeretsa ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri uzwi nka animatrice. Ibi ngibi byabaye kuri tariki ya 7 Gicurasi 2026 ngahagana saa 8 n'igice z'amanywa, ubwo bano banyeshuri bombi bashyamiranaga n'umurezi wabo witwa Nyirabagenzi Sarafine, bikabamo kubisa ndetse bakanamukunetsa cyane bikomeye muri aya makimbirane bagiranye, ndetse rwose uyu murezi akaba ajyanwe kubita ararembye cyane. Abakekwaho kino gikorwa ni Mukabaranga Clarisse imyaka 20 ndetse na Sharon Animal ifite imyaka 20 gusa. Nyuma yo gukubita uyu murezi, bano banyeshuri base basimbuka uruzitiro rw'ikigo barahunga berekeza mu ishyamba rya riri mu muhanda wa kaburimbo hafi ya House akagari ka Kibatsi, mu ntera ivuga ko iri hafi ya kilometero imwe uvuye ku kigo cya IAV Gitwe. Bivuga ko inzego z'ibanze zase zifatanya n'iz'umutekano zirimo polisi na daso, ndetse baza kuboneka mu saa 8 n'igice z'umugoroba. Nyuma yo gufata abana banyeshuri bahise bashyiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, babajyana kuri sitasiyo ya Rukira kugira ngo kurw'iperereza ku byabakekwaho. Abaturage bamwe bavuga ko ibi ngibi bibaye mu gihe hakomeje kugaragara ibibazo by'imyitwarire mibi y'abanyeshuri, aho basaba ko hakongerwa ibiganiro by'uburere ndetse n'ubujyanama mu mashuri kugira ngo hakumirwe ibikorwa nk'ibi ngibi by'urugomo. Ni mu gihe kandi mu mashuri atandukanye hagenda hagaragara urugomo rw'abanyeshuri, aho bamwe bagerageza gusuzugura abarezi babo cyangwa se kubahuka, ariko inzego z'umutekano ndetse n'abarimu bakagerageza kubakebura, aho batumiza inama bagamagaza ababyeyi cyangwa se abanyeshuri bakabaganiriza, bakamufasha uburyo gusuzugura abarezi cyangwa se abarimu bari ibintu bigayitse cyane, ndetse bagafata n'ingamba zikarishye kugira ngo ibingibi bitazongera gusubira ukundi. Iyo rero habaye gukubita umwarimu cyangwa se umurezi, biba byabaye agaterera nzamba, aho abanyeshuri bamejwe na bino byabahanwa n'amategeko. Ngaye ngukorera kugeza ubwo abanyeshuri bakabanje gutabwa muri yombi, ndetse nibaramuka bamejwe n'ibyabakekwaho bakaba ari buze kuza kubihanirwa n'amategeko. Ngaye nguko rero bagaranga ibingi bya biri mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma, naho nge bagezaga inkuru nitwa Mwinyabari Obed. Iyi ngi ni Obi Time News mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma. Obi Time News.